Ese wigeze ukanguka wibaza impamvu warose ibyo warose? Wenda warose uri guhunga cyangwa uri kugwa cyangwa se ikintu kiri kukwirukankana cyangwa se ukarota uri kujya no mu ijuru? Nabyo birashoboka. Kuki se rimwe na rimwe usanga inzozi zawe zisekeje, ubundi bikaba biteye ubwoba, ubundi bikaba bibabaje? Uyu munsi tugiye kuganira ku buhanga bwihishe mu nzozi z'umuntu. Impamvu ziba turazimenya, icyo zimarira ubwonko bwawe nacyo turakimenya muri iki kiganiro, nuko zishobora no kukwereka ibiri kukubamo utabizi. Ibyo byose nibyo turi burebere hamwe muri iki kiganiro. Nguhaye ikaze kuri Rama Family, hahandi nkwifuriza kuramira kubona ibyiza, ariko nkaguha amakuru n'ibiganiro byose bishingiye ku buzima, hahandi tuba tugira ngo twubake ubuzima buzira umuze, dutunge amagara mazima, ariko n'intekerezo zacu zibe nzima. Inzozi rero ni ikibazo abantu bakunda kwibazaho, rimwe na rimwe abantu bakazinjirira bakazita ibindi, bakaba banaguhimbira cyangwa se bakakubeshya icyo ibyo warose byashakaga kuvuga. Rimwe na rimwe bakagukura umutima, bakagutera ubwoba, bakumva ko nyine ari ikibazo. Rimwe na rimwe hari igihe ugira utyo ugasanga abantu barinjirirwa kubera inzozi barota, bakababeshya ibintu bitandukanye, bakagusobanura cyangwa se ibyo usomye rimwe na rimwe ntuwumve icyo inzozi mu by'ukuri ari cyo. Inzozi zituruka he, ziterwa n'iki? Ugasanga mu by'ukuri nta bumenyi ufite, ugahorana ubwoba cyangwa se ukaba warabuze umuntu ugusobanurira impamvu y'inzozi. Inzozi ni iki? Njyewe uyu munsi kuri Rama Family ntabwo ndi bukubwire ngo iyo warose iki biba bishaka kuvuga iki. Oya, ntabwo ari byo nje kukubwira, ahubwo njyewe nje kugusobanurira ngo inzozi ni iki, kuki umuntu arota, ese buri wese ararota, ibyo arota se kubera iki, ubwonko biba byagenze bite ku muntu aba asinziriye. Ibyo byose nuntega amatwi muri iki kiganiro ubyumve kandi uri busobanukirwe iby'inzozi, ntabwo zizongera kuguhangayikisha, ariko kandi uzajya uzikuramo n'isomo. Buriya inzozi mu buryo busanzwe ni amashusho, bikaba n'amajwi, ariko bikaba n'amarangamutima, uko ari bitatu. Inzozi ni amashusho, inzozi zikaba amajwi, kuko kuba ari amashusho urabibona ibyo uri kurota. Niba uri kugenda mu muhanda ukabona imodoka iraje ugiye kwambuka, cyangwa se uri kurira igiti, icyo giti urakibona. Bivuga ngo inzozi ni amashusho, ni n'amajwi, kubera ko niba ari imodoka ubonye cyangwa se igisimba runaka, uraza kucyumva mu ijwi ryacyo, iryo jwi uryumve. Ariko kandi biraba n'amarangamutima, kubera ko nibiba kwiruka, nibiba kugira ubwoba, nibiba guseka, nibiba kurira, ibyo byose biri buze kubera mu nzozi. Inzozi rero ni amashusho, bikaba amajwi n'amarangamutima ubwonko bugaragaza mu gihe cy'ibyiciro bimwe na bimwe byo gusinzira. Igihe umuntu asinziriye, amaso nyine aba ahombetse, ariko nubwo amaso ahombetse, umubiri wawe ukaruhuka cyane usinziriye neza, ubwonko bwo burya buba buri gukora cyane nk'aho uri maso. Inzozi rero zifasha byinshi mu buzima bwa buri munsi. Hari umushakashatsi witwa Dr. Mathieu cyangwa se Matayo, ni impuguke mu by'ubwonko no gusinzira. We yerekanye ko inzozi zifasha mu gutunganya amarangamutima, aho ubwonko bukora isuku y'ibyakubabaje ku manywa. Anagaragaza kandi ko ubwonko cyangwa inzozi zifasha kwibuka neza ibyo wize, kuko ngo inzozi ni nk'inkongi y'utwuma tw'ubwonko dufata amakuru. Arongera anavuga ko inzozi zishobora kugabanya stress, hahandi zifasha umutima n'ubwonko kwitonda no gutuza. Ariko arongera anasobanura ko inzozi zishobora kukubwira ko ugomba kwitegura ibibazo. Nk'uko dukora imyitozo ngororamubiri idufasha kugira ngo tugire umubiri muzima, inzozi nazo ngo ni imyitozo y'ubwonko ku bibazo bishobora kukugeraho. Uko niko Dr. Mathieu yerekanye akamaro k'inzozi. Ariko noneho wanakwibaza ngo izo nzozi zikorwa gute mu bwonko? Ubwonko bufite uduce dutandukanye, hakaba agace gashinzwe amarangamutima, hakaba n'agace gafata amashusho. Ibi byombi bikora cyane mu nzozi, utu duce tubiri.
Ni nk'aho ubwonko bufasha ibintu byakozwe n'amarangamutima yawe bukabishyira noneho mu mashusho no mu nkuru. Hari n'ubushakashatsi buvuga ko mu nzozi hari imisemburo nka dopamine n'indi myinshi, noneho iyi misemburo ikaba ituma ubwonko bwumva ibintu, bukagira ibyishimo, bukagira ubwoba. Ibyo byose ni ibintu bigaragaza ko inzozi nyine zishobora gukora. Inzozi rero zishingiye ku bitekerezo no ku marangamutima, hari umushakashatsi witwa Sigmund Freud, we yavugaga ko inzozi zigaragaza ibyo umuntu yifuje ariko adatinyuka kugaragaza ku manywa. Ariko Carl Jung nawe n'umushakashatsi we yavuze ko izo nzozi ari umusemburo w'ubwenge bwihishe utwereka ibyo tutumva neza ariko byibitse mu mutima. Hari n'abandi bavuga ko inzozi ari uburyo bwo kuvuga ibitagaragara, igihe ibintu ubwonko butagize aho bubishyira ukabigira inkuru, noneho wowe iyo nkuru ukaza kuyirota nk'inzozi, cyangwa se ukayirota uri mu mwijima cyangwa mu mazi menshi, ahantu nyine babivuga uburyo butandukanye. Noneho wanakwibaza ngo mbese buri muntu wese ararota? Yego, buri muntu wese burya ararota, nubwo atari buri wese wibuka inzozi ze, ariko burya buri muntu ararota. Buri muntu niba nawe uvuga ko utarota, ahubwo menya ko uba wabyibagiwe. Abashakashatsi bavuga ko umuntu ashobora kugira inzozi zigera kuri 4 cyangwa 6, hagati y'4 n'6 mu ijoro rimwe. Ariko impamvu bamwe batazibuka ni uko ziba zabaye mu gihe cyegereye gukanguka, cyangwa se ubwonko ntibwahise bubika amakuru y'inzozi bigahita birangira. Ikindi rero gitangaje, inzozi zikomeye zishobora gutuma, hari inzozi burya ziba zifatika cyane zigakomeza kugaruka kenshi muri wowe. Ibi ni biba bishobora kuba ikimenyetso cy'uko hari ibibazo by'amarangamutima ufite. Niba inzozi zikunda kugaruka kenshi muri wowe z'ubwoko bumwe, icyo kintu uzacyiteho cyane, kuko ni ikimenyetso cy'ikibazo cy'amarangamutima ufite, nk'agahinda gakabije cyangwa stress nyinshi. Niba uhorana inzozi rero zikubabaza, rwose ni byiza kubiganiraho n'umuganga w'indwara zo mu mutwe, kuko ufite ikibazo cy'amarangamutima. Ese umuntu ashobora kugenzura inzozi ze? Yego, umuntu ashobora kuzigenzura, umuntu aba azi ko arota byanze bikunze, kandi abasha guhindura iby'indoto nk'umuyobozi wa filime. Ibi bishobora rero kugufasha gukemura ibibazo, kwiga ku bintu bishya cyangwa guhangana n'ibigutera ubwoba. Reka nkubwire ibi ngibi kandi ubifate uko. Inzozi si ibintu by'amarangamutima gusa cyangwa abadayimoni nk'uko bamwe babyemera. Inzozi ni ubuhanga butangaje bw'ubwonko bushaka kugufasha. Inzozi zishobora kukubwira aho uri mu rugendo rw'ubuzima. Niba ushaka kumenya neza inzozi zawe, tangira kuzikurikiranira hafi. Andika izo wibuka buri gitondo. Wenda hari ubutumwa bwihishe bwo ku bwonko bwawe bukubwira, nabyo birashoboka, bukakubwira mu ijwi ry'indoto. Hari ubushakashatsi bwinshi bwizewe bugaragaza impamvu n'akamaro k'inzozi umuntu arota ari mu buriri. Bushingiye ku bumenyi bwa siyanse, ku mitekerereze no ku bumenyi bw'ubwonko. Dore rero zimwe mu ntego z'ibisobanuro byatanzwe n'abashakashatsi batandukanye. Icya mbere, inzozi nk'uburyo bwo gutunganya amarangamutima. Ubushakashatsi bwerekana ko inzozi cyane cyane zibera mu cyiciro cyo gusinzira cyane, zifasha gutunganya amarangamutima no guhosha ibihe by'ayo marangamutima bikomeye umuntu aba yaranyuzemo ku manywa. Ibi biterwa n'uko igihe usinziriye cyane ubwonko bukora nta noradrenaline, ni ikinyabutabire gitera stress, bityo bigatuma umuntu ashobora kongera kwibuka ibihe bitoroshye mu buryo butamubabaje cyane. Bishobora gutuma umuntu abyuka yumva atuje kurushaho. Inzozi kandi, icya kabiri, ni uko abashakashatsi bagaragaje ko izi nzozi zishobora kuba ingaruka y'akazi k'ubwonko. Hari umuntu washyizeho teori yitwa activation synthesis, yatangijwe n'abahanga bo muri Harvard, ivuga ko inzozi zituruka ku mikorere y'ubwonko
mu gihe cya REM, igihe umuntu asinziriye cyane rwose igicuku kinishye. Muri iki gihe ubwonko bwakira amakuru atandukanye aturutse mu bice byabwo, noneho bukayahuza mu buryo butandukanye, bigatuma habaho inzozi zisa n'izidasobanutse ariko zifite ishingiro ry'ubwonko riharanira gusobanura ibyo bwiyumvamo. Abandi bashakashatsi berekanye ko inzozi zishobora no kuba uburyo bwo kwitegura ibibazo. Ni teori ya threat simulation ivuga ko inzozi zituma umuntu yitoza guhangana n'ibibazo bishobora kumubaho mu buzima busanzwe. Ibi biterwa n'uko inzozi nyinshi ziba zifite insanganyamatsiko z'ibibazo cyangwa ibyago, nk'uko ubushakashatsi bwakozwe n'umuhanga Levonsu bubigaragaza. Icya kane, nanone inzozi zishobora kuba nk'uburyo bwo gusigasira imikorere y'ubwonko, icyo bita defensive activation. Ivuga ko inzozi cyane cyane iziba muri ibyo bihe umuntu yasinziriye cyane, zifasha mu gusigasira imikorere y'ubwonko, cyane cyane igice gishinzwe kubona. Ibi biterwa n'uko mu gihe umuntu asinziriye ubwonko bushobora kwinjirwamo n'ibindi bice by'ubumenyi, bityo inzozi zikaba nk'uburyo bwo kurinda icyo gice cy'ubwonko. Wabyumvise neza ko inzozi zishobora kuba igice cyo kukurindira ubwonko kugira ngo butinjirirwa n'ibindi bintu bidasanzwe. Inzozi kandi zishobora kuba nk'uburyo bwo gutunganya amakuru. Ivuga ko inzozi, iyi ni teori ivuga ko inzozi zifasha mu gutunganya ibitekerezo n'amarangamutima umuntu atabashije kugaragaza ku manywa. Ibi bituma umuntu abasha kugarura ubusabane bwiza hagati y'amarangamutima n'ibitekerezo bye, bityo bikamufasha kumva atuje no kugira ibitekerezo bisobanutse. Inzozi kandi zishobora kuba nk'uburyo bwo gusukura ubwonko. Ubushakashatsi bwerekana ko inzozi zifasha mu gusukura ubwonko cyane cyane mu gice cyo gusinzira. Ibi bituma ubwonko bushobora gukuraho amakuru atari ngombwa, bityo bukabasha gukora neza ku manywa. Ibi bifasha no mu kongera ubushobozi bwo kwibuka no gutekereza neza. Inzozi kandi zishobora kuba mu buryo bwo kwiga no kwibuka. Ubushakashatsi nabwo bwerekanye ko inzozi zifasha mu gukomeza kwiga no kwibuka ibyo umuntu yize ku manywa. Ibi biterwa n'uko mu gihe cyo gusinzira ubwonko bukomeza gutunganya amakuru mashya, bityo bigatuma umuntu abasha kwibuka neza ibyo yize. Ariko kandi inzozi zishobora kuba n'ikiraro hagati y'ubuzima bwo ku manywa na nijoro. Iyi teori ivuga ko inzozi zihuza ubuzima bwo ku manywa n'ubuzima bwo mu nzozi, ngo biterwa n'uko inzozi zigaragaza ibitekerezo, amarangamutima n'ibikorwa umuntu aba yaranyuzemo ku manywa, bityo bigatuma habaho ubusabane hagati y'ubuzima bwombi. Inzozi kandi, icyo ni icya 9, zishobora kuba nk'uburyo bwo kugaragaza ibyifuzo byihishe. Uyu ni Sigmund Freud wabivuze, aho yavugaga ko inzozi zigaragaza ibyifuzo byihishe mu mutima w'umuntu, cyane cyane ibyifuzo bitabashije kugaragazwa ku manywa. Ibi biterwa n'uko ubwonko bushobora gukoresha inzozi nk'uburyo bwo kugaragaza ibyo umuntu yifuje ariko atabashije kugeraho. Icya nyuma rero ni uko inzozi zishobora kuba n'uburyo bwo guhuza ibitekerezo. Uyu wabivuze cyane cyane yitwa Carl Jung, yavugaga ko inzozi zifasha mu guhuza ibitekerezo by'umuntu, bityo bikamufasha kumva neza ibimubaho no kumenya aho agana. Ngo ibi biterwa n'uko inzozi zishobora kugaragaza ibitekerezo byinshi mu mutima w'umuntu, bityo bikamufasha kumva neza ibimubaho. Urumva ko yabihuje na Sigmund Freud. Nsoza rero, muri make reka nkubwire ko inzozi ari igice cy'ingenzi cy'ubuzima bwa muntu. Inzozi zigufasha mu gutunganya amarangamutima, kwiga no kwibuka no kumva neza ibikubaho. Nubwo impamvu nyamukuru y'inzozi itaramenyekana neza, ubushakashatsi bwakomeje kwerekana ko inzozi zifite uruhare runini mu buzima bw'umuntu. Inzozi ni ngombwa kuko twabonye akamaro gatandukanye inzozi zidufasha mu buzima bwacu. Ndagushimiye, nkwifuriza kugira ubuzima buzira umuze kandi no kugira amarangamutima
meza, amarangamutima atakubabaza. Umunsi mwiza.